si ubwa mbere Eric Semuhungu avugwaho ibibazo bikomeye. Muramonda ariko sinoga. Ese byagenze bite ngo umwe mu basore bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga witwa Eric Semuhungu atabwe muri yombi mu buryo butunguranye? Ese niki kiri inyuma y'iri fungwa riri kuvugisha benshi ariko rikagirwa ibanga n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB? Muri iyi video rero tuje gusesengura amakuru yose ari hanze, dusobanukirwe iby'iri fungwa ndetse n'ibibazo byinshi bikomeje guteza hano mu Rwanda. Tuje gusesengura ndetse n'ibiri kuvugwa hano ku mihanda. Ntabwo tuje kubabwira ikintu cyatumye afungwa kuko ibyo bizwi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Murangira Bitsiyeri niwe uzabaho ukuri cyangwa se akabaho ubwino. Bienvenue kwizera niko nitwa. Iyi ni Toza TV, cyo gukora kizireba hasi handitse subscribe ubundi uyikore kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika. Ubundi unyemerere nkubwira akantu ku kandi, amagambo ari kuvugwa ku mihanda, ukuntu Eric Semuhungu bari kuvuga ati ese yaba yafungiwe ibi, ese yaba yarafungiwe bya bindi yashinjwaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko yafashe umuntu ku ngufu. Ibintu byinshi abantu benshi barimo kwibaza ariko natwe byatuyobeye. Tariki 9 Mata 2026 nibwo amakuru yamenyekanye ko Eric Semuhungu yamaze gutabwa muri yombi. Kugeza ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB Kimironko hano mu mujyi wa Kigali. Ibi byatangajwe ku mugaragaro n'umuvugizi wa RIB Murangira Bitsiyeri wemeje aya makuru, ariko akavuga ko hari byinshi bidashobora gutangazwa muri kano kanya, aho yagize ati nibyo koko yarafashwe ariko kugira ngo bitabangamira iperereza nta byinshi twatangaza, tuzabamenyesha nyuma. Aya magambo yahise ateza urujijo ndetse no kwibaza byinshi ku byaha byihishe inyuma y'iri fungwa. Kuba RIB yatangaje make ubundi si ibintu bisanzwe. Akenshi iyo hari iperereza rikomeje, amakuru ararindwa cyane kugira ngo hadatangwa ibishobora kubangamira iperereza. Ariko se ni iki cyihishe inyuma mu by'ukuri? Ko twese turi kuvuga ngo hari icyihishe inyuma ariko tutarasobanukirwa. Ese ni ikibazo kijyanye n'imyitwarire ye ku mbuga nkoranyambaga? Ese hari ibyo yakoreye hanze y'igihugu byaba byongeye ikorwa iperereza? Ni ibiki yaba yazize? Nubwo nta gisubizo gihamye kiratangwa, ibi byose birimo mu by'abantu bakomeje kwibazaho. Si ubwa mbere Eric Semuhungu avugwaho ibibazo bikomeye, kuko amakuru agaragara ko mbere y'uko agaruka mu Rwanda yari atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 ikinyamakuru gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko yakurikiranyeho icyaha gikomeye kijyanye no gusindisha no gufata ku ngufu uwo bivugwa ko bari bahuje igitsina. Nyuma y'ibi yaje koherezwa mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ibi byatumye izina rye rikomeza kuvugwaho byinshi, bamwe batangira kumwibazaho, bamwe baramushyigikira, abandi baramunenga, abandi baramwanga kuko ibintu yari amaze gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Eric Semuhungu azwi cyane mu gususurutsa abantu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Yagiye akora ibikorwa byo kwidagadura ndetse no gukora akazi kazwi nko guhositinga, aho akurura abakiriya nyine ndetse bakanezerwa mu gihe aba arimo guhositinga. Ibi byatumye agira izina rikomeye mu rubyiruko, ariko nanone bituma aba umuntu uvugwaho byinshi cyane cyane ku myitwarire ye itavugwaho rumwe yuko ashobora kuba aryamana n'abahuje igitsina. Mu mateka y'u Rwanda umuntu wese ukurikiranyweho icyaha afatwa nk'umwere kugeza igihe urukiko rumuhamije ibyaha cyangwa se akaba umwere agataha. Bivuze ko nubwo Semuhungu afunzwe hakiri kare kugira ngo afatwe umwanzuro ku byo akurikiranyweho. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruri kuvuga ko iperereza rigikomeje kandi ko amakuru arambuye azatangazwa igihe gikwiye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwo ruri kuvuga ko iperereza rigikomeje kandi ko amakuru arambuye azatangazwa igihe gikwiye. Iyi ni inkuru iracyari nshya kandi ishobora no guhindura byinshi mu minsi iri imbere. Ese wowe ubona iri fungwa risobanura iki cyangwa rikwerekana iki? Ni izihe ngaruka bishobora kugira ku izina rye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga mu Banyarwanda? Andika igitekerezo cyawe mu bitekerezo, dusangire igitekerezo. Niba ukunda amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino, kanda subscribe ndetse like kugira ngo utazajya ucikwa n'izindi nkuru ziba ziri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga. Turacyakomeza kubagezaho amakuru yizewe kandi aba ari kuvugwa hirya no hino ku isi.